Reka mbabwire ngo umugoroba mwiza inshuti bavandimwe muteze amatwi Santos TV, nkuko nabibasezeranyije ko ndi buze kubahereza update zose uko ziri buze kugenda zikurikiranye. Ubu ngubu tukaba tugeze ku isaha ya saa sita n'iminota 15 za nijoro, nkaba mperereye mu karere ka Rubavu. Ibintu tutakekaga ko rwose byageze isaha bimeze gutya, twari tuzi ko byageze isaha bigiye bifite indi ntera, gusa nkuko namwe mubyibonera ntabwo ari nk'urubarirano cyasi ngo ndi kweditinga cyangwa se gushyiramo ibindi bintu runaka. Murabona ko ikirere cya Rubavu rwose kiratuje, ibyahereye ku gitondo bikora bivuga bisakuza, urusaku rw'imbunda rw'amasasu ruhari. Ntabwo twabitekerezaga kabisa, reka tuvuge ngo Mungu asifiwe, Imana ishimwe. Ndumva no mu gihugu cy'abaturanyi cyacu hakurya hariya muri Congo naho baratuje, twashimira n'Imana ibikoze kabisa, nubwo tutazi ukuntu ejo bizagenda, gusa dukunda kuvuga ngo uyu munsi ho Imana iraturinze. So hari benshi bagiye bahura n'ibyago bigiye bitandukanye, nyine ingaruka z'intambara bibaho, nabo bakomeze bihangane. Gusa iri joro ho turatunguwe cyane, turatunguwe. Abantu benshi muri hirya no hino bagiye hatandukanye mu Rwanda, ku isi hirya no hino, ntabwo mwari muzi ko biri buze kugeza zino saha kabisa ari gutya ibintu bimeze. Nagerageje gutembera uduce tugiye dutandukanye, kuva ahangaha mu mujyi nzamuka Mahoko, nzamuka ruguru i Musanze, nongera ngaruka nk'uko mubibonye ku video nagiye nshyiraho, ndetse no ku video maze gushyiraho none ahangaha mbere, ku kuntu byari byifashe mu masaha 3 z'umugoroba kabisa. Ni ibintu bigiye bitunguranye cyane, rwose, aho abantu benshi bo muri uyu mujyi wa Gisenyi dusigayemo turi bakeya cyane kabisa. Abandi bantu benshi bagerageje guhunga, aho benshi bari mu nce za Mahoko, ndavuga abadafite ubushobozi bwo kuba batega ngo bageze za Kigali cyangwa se ngo bahite bajya aho bavuka. Benshi bari mu nce za Mahoko, za Izine, ndetse no mu nkambi y'ahangaha ya Rugerero, aho Perezida His Excellency yigeze kwiyamamariza ejo bundi, cyangwa se hakunda kujya yiyamamariza. Akaba ariho nabonye bubatse amatente y'inkambi, aho bakiriyeho abaturage bamwe na bamwe bagiye bava mu duce tugiye dutandukanye. So umunsi rero ukuntu wagenze, amasasu yiri bavuga, ibikorwa remezo byinshi byangiritse hakurya za Petite Barriere, fragment zimwe zagiye zihura n'abantu zirabangiriza, ndetse hari n'ibikorwa bidasanzwe kuko nabiberetse kare ku mavideo yabanje, aho twabonye system idasanzwe muri iki kirere rwose. Nanahangana bimpagaze, aho amasasu aremereye cyane cyangwa se imbunda ziremereye cyane zarasaga mu kirere cy'u Rwanda. Ibyo bitwaro byagera mu kirere bigasandarira aho ngaho, za system tukaba tumenyereye ku bihugu byo hirya imahanga kure cyane, aho dukunze kwita igota amasimbi. So ibyo byose nagiye mbibagezaho, mbabwire ngo ndibuze gukomeza mbane namwe kugeza igihe iyi situation izakemukira. So turi bake, turi abanyamakuru bakeya bari gukora amakuru ariko yizewe neza. Murabibona rwose, murabibona, nubwo hatuje kuri aya mazu nta bantu benshi barimo, kuko abenshi 80% baririnze uyu mujyi, bavuye muri uyu mujyi, bagerageje kujya mu mafamiye, bagerageje kujya inyuma y'umusozi wa Rubavu kuko ariho hantu hafite umutekano. Abandi bagerageje kujya kuyisura inshuti n'abavandimwe. Natwe kuko twatekereza ko hamwe n'Imana no gusenga, twavuze ati ntabwo tugiye kugenda, ahubwo reka dukomeze tube ahangaha, kuko ubundi bwo umuntu arindwa n'Imana bwa mbere na mbere, ibindi bikaza nyuma. Twicaye twiringira Imana, tuvuga ati wenda sinjoro bibuze kubikora, ntibize kuba saga cyane, none niko byagenze. Ese ikibazo turi kwibaza ni kimwe, niko bibuze gucya? Ntabwo tubizi, nta no one knows, nta n'umwe waba ubizi, gusa Imana Jehova Allah niyo ibizi. Turakomeza dusaba ndetse tunababwira ngo mukomeze mwihangane, mwagize ibyago, mwabuze abanyu bagiye mu bitaro kubera gukomereka, ndetse
n'abaturanyi bacu ba hakurya muri Congo, dore ko tuba dufite abavandimwe ko bose turi bamwe nk'uko amateka abitwereka. Ndetse si n'amateka, hariho nkanjye mfiteyo abavandimwe banjye b'amaraso batuyara mu munigi, gusa nawe amakuru mfite ni uko ubu ngubu bameze neza, ndashimira Imana. Ndetse nashobora kuba ufite abavandimwe bariyo bakiri bazima, washimira Imana. Kandi niba hari n'icyo bagize baba bamwe, nanone abo byose biba biri umugambi w'Imana. Gusa ikintu mbabwiye ni kimwe, nuko rwose ntako ibintu bibaye uyu mugoroba ntitwabitekerezaga, we don't expect, ntitwabikekaga, twatekerezaga ko biri buze kugera izi saha ibintu ari ibibazo cyane ndetse binahambaye. Ariko rwose urebye ukuntu ikirere gituje wagira ni mu mwaka ushize, kuko byo ntabwo byigeze biba. Wagira ni mu minsi 10 ihise, ndavuga iminsi 10 itambutse, hari hatuje nka gutya kabisa. Gusa sinabasha kubabwira ngo ndajya ku muhanda, oya sinajya ku muhanda kuko murumva saa sita z'ijoro sinajya ku muhanda pe. Hari ukuntu umuntu aba agomba gukurikiza amabwiriza ndetse akanitwararika, kuko ntawamenya. Ariko ndimo numva agasaku hirya hepfo aha ngaha, ni hahantu indangamirwa zikunda kuba, ngo ni kuri Rabamba. Ni hahantu indangamirwa zijya zikunda kuba hano kuri Rabamba mu mujyi wa Gisenyi. Ndumvamo akantu ka fujo, ukuntu akantu k'urusaku karimo. Niba bari mu kazi adunu simbizi, ariko ndikumva ari abasore. Ibyo bigaragaza ko kabisa umutekano w'umuhanda urimo, ubwo nta kibazo, kuko ntabwo haba harimo ikindi kibazo ngo babe bari mu muhanda izi saha. So rero inshuti z'u Rwanda, abanyarwandakazi, mukomeze musengere igihugu, musengere abayobozi, musengere bakuru bacu bari ku rugamba baducunga umutekano hariya hakurya. Dore ko ubu ngubu nubwo mwe muryamye, cyangwa se nubwo nanjye ndaha ngaha mu rugo, hari ba grand frere bari hariya mu mupaka kabisa, bari gutuma turyama, bari gutuma dusinzira, bari gutuma ibyo bintu biba bidatwekereye. Batumye uyu munsi tuba bafatanyije n'Imana, batumye umunsi tuba turi guhumuka umwuka w'abazima, kuko iyo bataza hariya ngo bakavaringe, ubu ngubu ibintu biba byabaye bindi. Murabizi ko hari hakurya iwacu muri mu baturanyi hariyo ibintu byinshi cyane twifuriza igihugu cyacu byiza. Rero iyo bataba bumva ngo bakavaringe byose, ubu ngubu ntabwo tuba tumeze gutya. Nabo mubahereze mu masengesho, mubasengere, ndetse mubasabire n'imigisha, Imana ikomeze batize imbaraga n'umutima ukomeye, bakomeze baturinde umutekano. Bamwe muryamye, askari mulangoni kama hiyo ni mitari, tunasema askari mulangoni ni abarinzi bo ku muryango, somewhere in neighbors. So nuko nkuko byifashe, umutekano we wakajijwe. Gusa mu muhanda ugezemo nta nzego z'umutekano wahora nazo ngo uvuge ngo hari ibyacitse bya cyane. Nta byacitse muri iri joro. Kuri iyi saha ya saa sita n'iminota hafi 20, ibintu bimeze neza cyane rwose, bimeze neza. Ikirere kiratuje, kiri fresh, nk'uko umuhanzi yabiririmbye King Solo. Abana barimo bashaka amafunguro, ikirere gituje, kiri fresh. Natwe ikirere kiratuje, kiracecetse, neza cyane. Gusa ndibuze kugaruka ku bintu byinshi ibitangazamakuru byagiye bikora, cyangwa se no ku nama zagiye ziba za ONU umunsi w'ejo, aho batangaje ko kabisa igihugu kigomba, aho batangaje ko M23 igomba